urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. iriya ndirimbo yasobanura urupfu niyo numvise ifite sense, ifite ubutumwa bukomeye cyane muri context ya sosiyete nyarwanda. Numva ko yafasha kandi n'abantu mu bimwe n'ubwiyunge, mu kubahana, mu kwishyira mu kabara k'undi muntu. Niyo nakunze cyane, ifite ubutumwa bukomeye cyane bwana Semana. Jenoside yangize imfubyi ariko ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutizwe jenoside. Abo bavandimwe nabo n'abantu ndabasabira, abo bavandimwe nabo n'abantu ndabakomeza, abo bavandimwe nabo n'abantu ndabazirikana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Ishema n'urukundo byanjye si ibyo mvana mu buzima bw'aha munsi, si n'ibyo mvana mu bintu, ahubwo mfite ishema ry'ubumuntu. Ndi umunyarwanda, igibanzirizwa na ndi umuntu. Ndi umunyarwanda, igibanzirizwa na ndi umuntu. Ndi umunyarwanda, igibanzirizwa na ndi umuntu. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana ikiza kiruta ibindi. Kongeye kubasuhuza mwese abadutega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye ku biyaga bigari, cyane cyane ku Rwanda. Uyu ni umugoroba w'amage w'amarira, umunsi udasanzwe nyine. Murumva yuko urupfu rwa Kizito Mihigo ntago twareka ngo rugende gutya tutagize icyo turuvugaho. Ni umunyarwanda mbere na mbere, hanyuma noneho nyuma yo kuba umunyarwanda ni n'umuntu w'icyitegererezo mu byafashije abanyarwanda kureba uko bakwisanasana, uko bakwegerana bakarenga imipaka, hanyuma noneho no mu byerekeranye n'abantu bafite ibintu by'ukwemera by'amadini. Yari icyitegererezo, ariko twebwe turamwibuka nk'umunyarwanda mbere na mbere, kuko ni umutungo w'u Rwanda tubuze. Ubuhanga bwe yarafite muri muzika, ubumuntu, sa generosité, sa dignité, sa personne, ukuvuga ubumuntu bwe, urugero yabereye urubyiruko,
ibikorwa yakoraga nibyo dushaka guha agaciro kuzirikana. Muri aka kanya rero ntago nabyita ikiganiro nk'uko twajyaga tubikora, ariko turagerageza kuzirikana Kizito Mihigo ni muntu ki. Muri iki kiganiro rero ndifatanya na Gasana Didasi muri aya majwi yacu atatworoheye nyine kubera akababaro duhuje n'uyu muvandimwe Kizito Mihigo. Ndagushuhuje, suhuza abanyarwanda nubwo ari mu kababaro, n'umuryango wa Kizito Mihigo n'inshuti ze n'abamukunda bose. Urakoze cyane bwana Semana. Ndagushuje, mbaze gushuza wowe, nshuje kandi abo twumva bose, ariko by'umwihariko nshuje inshuti n'umuryango n'abavandimwe ba nyakugenda Kizito Mihigo. Nifuza kwifatanya nabo mu kababaro barimo, kandi musabira iriko ridashira. Urakoze cyane Semana. Gasana Didasi rero, mbere yuko dukomeza wenda kumuzirikana no kuzirikana ibikorwa bye ndetse n'ibyo asigiye abantu, ndagira ngo nongere nibutse Kizito Mihigo ubuzima yanyuzemo. Yahuye n'ibigeragezo byinshi, ibyo bigeragezo byo kuba yarasimbutse amahano ndengakamere yakorewe abanyarwanda. Mbere na mbere byibasiye ubwoko bw'abatutsi, bikongera bikabasira n'abandi batari mu bwoko bw'abatutsi b'abahutu ndetse n'abatwa. Ibyo bintu yagize amahirwe arabisimbuka, ariko ntiyaba umwe waheranywe n'ayo mateka yagiye agorekwa n'ubutegetsi buriho ubu ngubu bwa FPR Inkotanyi bushaka kubyitirira abatutsi gusa. We yarenze imipaka, no mu gisobanuro cy'indirimbo ye tuza kugarukaho, tugiye no gutangiza nyine igisobanuro cy'urupfu. Arabivuga akavuga ati n'abandi bose, abo bose bapfuye mu buryo butandukanye, ati nubwo bitakwita jenoside, atariko nabo tugomba kubasubira, tugomba kubazirikana, tugomba kubaha icyubahiro. Mu yandi magambo yanavugaga buriya yuko banabashyingura nabo mu cyubahiro, ntibagumize kwandagara hirya no hino. Nabyo ni igikorwa yatangije kandi yanazize n'ubazize. None Gasana Didasi, muri iki kiganiro kidasanzwe nyine ikinyamakuru umunyamakuru, ihuriro ry'abanyamakuru b'abanyarwanda baba mu mahanga bigenga, ndagira ngo nkubaze Gasana Didasi, uko wamenye Kizito Mihigo mu kazi kawe k'itangazamakuru, wawe warigeze uko umubona imbone nkubone, wawe waramukoze mu ntoki, wawe warumvishe ijwi rye imbone nkubone, cyangwa wamwumvaga uko abandi bamuvuga? Ntabwo nari muzi imbona nkubone, sinigeze mbonana nawe, sinigeze muvugisha, sinigeze muramutsa, ndakora ko twese face à face, ariko nyine nari muzi nk'umuhanzi nyarwanda. Indirimbo ze nazikurikiranaga, so nuko nari muzi na message kandi yacishaga mu bihangano bye, narazikundaga cyane bwana Semana. Nk'indirimbo kuri wowe ubu ngubu wavuga uti ntabwo izamvamo, ntabwo nzayibagirwa, cyangwa se mu kazi kawe wakoraga cyangwa n'abandi mwaganiraga, wumva nk'indirimbo wenda abantu bakunze cyane, cyangwa nawe wamwibukiraho ni nk'izihe cyangwa iyihe wakubwira ngo hitamo? Njyewe ngira ndirimbo yasobanura urupfu, niyo numvise ifite sense, ifite ubutumwa bukomeye cyane muri context ya societe nyarwanda. Numva ko yafasha kandi n'abantu mu bumwe n'ubwiyunge, mu kubahana, mu kwishyira mu kababaro k'undi muntu. Niyo nakunze cyane, ifite ubutumwa bukomeye cyane bwana Semana. Uretse rero iyo ndirimbo nyine, iyo ndirimbo turayigarukaho mu kanya, kuko ni indirimbo ikomeye cyane mu bumwe n'ubwiyunge kandi no mu butumwa asigiye abanyarwanda, kandi nkeka urubyiruko rwagombye no kubakiraho, nkeka yuko ariyo yaba imbarutso yaba umusemburo ubumwe, ubwiyunge, ukoroherana mu Rwanda twifuza. Ngewe rero ku giti cyanjye Kizito Mihigo ni umuntu namenye, narasangiye nawe byeri, nasangiye nawe ka mushikaki, ka brusheti,
ni umuntu mbere na mbere namumenye muri 95 nibwo namumenye, hanyuma noneho dutangira kumenyana cyane 96. 95 namumenye gute? Namumenye kubera yigaga muri petit seminaire ku Karubanda i Butare, hanyuma noneho icyo gihe ngewe naririmbaga muri korali do Kigali. Hanyuma mu biruhuko cyangwa se muri weekend rimwe na rimwe yaje i Kigali mu miryango akaza tugafatanya kuririmba muri korali do Kigali. Icyo gihe nibwo namumenye. Ndibuka ko indirimbo ze za mbere akizikosora hari izo twaririmbanye muri korali do Kigali, harimo abita bangoboka bakoraga muri UNICEF, cya kigo cyita ku bana, ndakeka n'ubu ariho hagikora, ntago nkibyibuka, ntago mbizi neza. Hari Apolineri Habyarimana, nawe yari umuhanzi kandi yari niwe waturimbishaga muri korali do Kigali, yitabye Imana ku buryo butunguranye, ku buryo abantu nyine nakeka yuko bashobora kuba baramuhaye twatuzi. Hari ba Rugerinyange Jean, abo ngabo ni mukuru wa Ngirumpatse Matayo. Icyo gihe turirimbana rwose. Ndibuka ko twajyaga turi abantu benshi batandukanye, ku buryo byari n'ikibazo, abantu bakibaza bati se aba bantu ko bagenda bakarimba n'indirimbo za Matayo, ko aba bantu harimo abantu benshi, abatutsi, abahutu, na bose twari tuvangavanze, bati aba bantu b'abacikacumu kuki bibona muri izi ndirimbo za Matayo, kuki bo bazana indirimbo zabo bakazivanga n'iza Matayo. Icyo gihe ndibuka ko yari umwana muto yakiga, niba nibuka neza yigaga mu wa kane mu wa gatanu, ndumva ariko ntibyibuka rwose. Akaza tugashyikirana, niwe waducurangiraga. Iyo yabaga yaje, umuntu waducurangiraga witwa Ntabana yabaga abonye umwanya akamuhigikira, wakoraga muri Burarirwa, sinzi niba agikoramo Ntabana. Hanyuma noneho akavuga ati tubonye urubyiruko, reka tumuhe umwanya aducurangire. Akaducurangira, ubundi rwose tukaryoherwa tukizihirwa. Ubukwe bwinshi yagiye acuranga, ubukwe bw'abasirikari, icyo gihe bajyaga baza gukorera mariage hariya kuri katedrali Saint Michel. Yari umuntu rero nakurikiranye bugufi uko namubonaga, ari umuntu utuje, ari umuntu ibyo by'imipaka nta nibirimo rwose. Kandi urumva icyo gihe 96 abantu babandi uvuga ati n'abatutsi, FPR inkotanyi yari itangiye kubibamo amacakubiri mu mitwe yabo, we nta byari biri murimo. Nuko nguko muzi. Muri nyuma y'icyo gihe ndibuka mu 2000 yaririmbye indirimbo, niyo wanayihimbye kandi bayiririmbye ndetse hariya hahoze ingoro ya Muvuma i Butare. Icyo gihe ngewe nanjye nagiye. Icyo gihe baririmbye indirimbo biziza yubire y'imyaka 100 ubukristu bugeze mu Rwanda, n'imyaka 2000 ivanjiri ya Yezu Kristu igeze ku isi. Ndibuka ko ari we wahimbye iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo rero ya yubire ya kiliziya y'imyaka 100 ivanjiri igeze mu Rwanda ni 2000, niwe wayihimbye kandi turayiririmba. Ni muri korali do Kigali twayirimbye ahahoze ari ingoro ya Muvuma hariya i Butare. Icyo gihe rwose byampaye, niyo ndirimbo twanaririmbye nkumva ifite ireme cyane, nuko yasingizaga nyine ibintu by'ubukristu, ibintu ariko valeur chrétienne, ntacyo byari bitwaye. Ariko ndabyibuka yuko icyo gihe kubera ko nari mfite spiritualité, no kuvuga ibintu byo kwemera wenda bigeze hejuru, ndabyibuka ntago nzapfa mbyibagiwe. Nyuma yaho Kizito Mihigo twakomeje kujya duhura inshuro nyinshi rwose, no mu 2007-2008 igihe narindi nahangaha nanyarukiye mu gihugu cy'Ububirigi. Nyarukira mu gihugu cy'Ububirigi yari yaraje kwiga ibintu bya muzika. Twari dufite amatelefone dutelefonana, turagenda turanabonana i Bruxelles rwose, turaganira. Hari ibintu byinshi twaganiriye, harimo ndetse ni uko nahunze turabiganira. Ambwira ati
kiriya gihugu nta uko kimeze nyine nta kundi, ati ubwo washoboye kuhagera uguma gutya, ati njyewe ndimo kwiga muzika, ati bya politike ntago mbigenderamo, ati ndakeka yuko njyewe nta kibazo mfite, ati ariko ntibizajya bitubuza kuza tugasangira tugahura n'abantu twabanye, ati biriya bya politike bizagenda bishire. Nguko uko muzi Kizito Mihigo. Abindi rero ntibyakurikiyeho uko byagiye biza nyine, ibizazane yahuye nabyo byose byo bamupangiye, ntago icyo gihe ntago nigeze nongera kujya en contact nawe kujyana imishyikirano nawe kubera ibyo bibazo bya politike. Ariko igihe cyose yarari naha i Burayi twaratelefonanaga inshuro nyinshi zishoboka tukabonana rwose i Brussels. Icyo gihe twaranabonanye byo tuganira, hari ibintu by'amabanga hagati yanjye nawe, twaganiraga ku byerekeranye ndetse n'ibyerekeranye n'inzira zo gushaka abageni n'iki byose twarabiganiraga. Arimo kumbwira ibibazo mu Rwanda uko bimeze, no kumbwira ibyo mu mahanga uko bimeze, uko abibona, uko abona imico yaho idahuje n'ibyo watekereza, nanjye uko mubwira uko mabona. Nuko nguko nzi Kizito Mihigo Gasana Didas. None Gasana Didas rero kuko turimo kuvuga Kizito Mihigo ni mugari, ndagira ngo tubanze wenda tubeshyizeho iyo ndirimbo ye igisobanuro cy'urupfu, hanyuma noneho dukomeze ikiganiro cyacu tumuvuga uko tumuzi, ibyamuranze n'ibyamubayeho, tugerageze kubicengera tubyumve. urupfu ni wo muryango ugana Imana nyir'ubuzima, ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'Imana. Mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda upfa n'ukwitaba Imana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi. Nta rupfu rwiza rubaho, yaba jenoside cyangwa intambara, uwishwe n'abihorera, uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara. Abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi. None Gasana Didas, uko Kizito Mihigo wenda tutagiye kure ibyamubayeho n'abakase nta muhanga, none tukajya vuba aha ibyejo bundi byavuga twasesenguraga mu minsi ishize, mu cyumweru gishize, muri uko mbyumva byumvute yuko wa gatandatu ushize. Ubu noneho
biriya bintu ko bavuga ngo yarahunze bamufatira ku mupaka ngo yarafite ngo ndetse bakamurega n'iterabwoba ko yafatanya n'imitwe y'iterabwoba bakirinda kugira ibyo babivugaho cyane, n'amashusho yagiye agaragara afite imizigo no gutanga ruswa. Ubu noneho bakaba bavuze yuko yitabye Imana, ariko so kwitaba Imana kuri ngewe bamwishe, ubwo ni ngewe uvuga, bakavuga ngo yiyahuye. Ibyo bintu wabyakiriye gute? Ubihuza na biriya twasesenguraga byo ko bamufatiye hafi y'umupaka, twavuga ko ari ikinamico, ubihuza gute? Ubibona gute Gasana Dias? Byantangaje cyane. En fait mu gitondo nari mfite ibyo nagomba gukora byihutirwa, narindi very busy, naje kwibona nkererewe gatoya, naguye mu kantu koko. Unabonye almost mu saa 8 y'iwacu, naguye mu kantu kuko ntago numvaga impamvu Kizito yakwiyahura cyangwa se bamwica. Uravuga ko bamwishe, ntago nabonaga impamvu bamwica kuko urabona niba n'iki kibazo yarateye gikomeye cyatuma bahitamo kumwica, kumuvutsa ubuzima. Niba ari terorisme cyangwa gutoroka, se abantu baratoroka, definitely abantu baratoroka bimvikana, ariko se abantu bose batoroka ko batabakurikira ngo hari abo bica, ariko nabwo abantu bagenda bica, haba hari impamvu itumye unashakisha impamvu itumye bamwica, ituma bica abantu nk'abo ngabo. Kwica Red Patrick Karegeya wabyumva, yari umuntu ukomeye ubarwanya. Kwica nka Gasakure, Dr. Gasakure uriya nawe biciye hari Remera, rega nawe nuko yishwe, nawe nuko bari kuba baramurashe, bavuga ko bamwishe ngo yegereza gutoroka, ntabwo bavuze ngo yiyahuye. Nawe donc impamvu wayibona, impamvu wayibona, ubuzima bwa buriya mugabo bwa Kagame ni ikintu itandukanye nawe uzuza umuntu waza muganga we kugira ngo kumuhitana byakumvikana, impamvu wayibona. Donc ukayibona, ariko nashakise impamvu kabisa Kizito bamwica, ndavuga uyu mwana azi iki kweri. Ariko none uribaza nyiri cyago mu cyaho cyane ngomba kwibaza, ninde icyaha cyabaye, ni qui profite de la crime, ninde umuntu ufite inyungu mu rupfu rwe. Umuntu ufite inyungu rero nubwo kugeza nayibona, wa mbere uza ni icyambere cyiza ni leta y'u Rwanda batamwibonagamo. Actually njyewe maze kumva ijambo Kagame yavugiye mu mwerero ejo, abantu bashaka batarabyumvise neza, ariko asoza yavuze amagambo munuza mu Cyongereza, yaravuze ngo twebwe turi abantu ngo dukunda kuba accountable, donc ngo dukunda kubazwa ibintu dukora n'amahanga, byaba bifite agaciro, bifite agaciro, niba batubeshyira tukatwisobanura. Ariko ngo nanone ngo maze iminsi mbona ngo muri iyi minsi ngo abantu batabisobanura ngo nabo bafite ibibazo byabo. Urumva avuga nuza ibibazo bya politike biri mu Bwongereza, ibibazo bya politike biri muri Etats-Unis, donc hari ibibazo bimaze iminsi. Ibyo bintu bivuze asoza mu Cyongereza ati rero igize Imana ukabona abantu abangaba baguza kunyacyo gusa bisobanuro nabo bafite ibibazo byabo, turaruhuka ukagira nawe ikorera iwawe. Avuze amagambo nagize ubwoba. Kagame araruhutse, Etats-Unis bifite ibibazo byabo nyine, because political problems zirahari, kimwe na UK nabo bafite ibintu bavuyemo bitoroshye. None ngo araruhutse, ashaka kwikorera utuntu ashaka gukora ibintu bye, kuko nta bantu bamuri hejuru bamubaza accountability. Ndabwiye ibintu bizaba umutima wanjye, ndavuga ibintu bizaba byitega. Hari n'umuntu actually nahamagaye nijoro, ndavuga Kagame biriya binavuze mu Cyongereza, biriya binavuze mu byitege, ntago
hari abantu kabisa hari abantu bazarigizwa tutazi ariko ntago nigeze na gato nkeka ko Kizito Mihigo vraiment yaba ariwe wakwicwa kuko mu by'ukuri inyungu ureshaka donc ukize ku munzani ukareba inyungu leta y'u Rwanda ivanamo mu kumwica na condamnation yagize do condamnation n'uvuga ngo n'ukuntu amahanga donc imiryango mpuzamahanga media mpuzamahanga abantu banditse ku nkuru ya Kizito Mihigo uyu munsi namaze kubarangira nsanga ibinyamakuru kuri 18 muri Canada muri Amerika Ubwongereza za RFI zahe ibinyamakuru bikomeye na hano mu Busuwisi hose nta batanditse kuri kiriya kibazo cya Kizito Mihigo ni benshi Amnesty International yashimye zose zimaze kwandika isaba iperereza donc ndavuga iyo bashyize ku munzani ukareba condamnation leta ikuye iri kuri mu rupfu rwa Kizito Mihigo n'inyungu Kagame akuramo kinini n'ikihe nashatse impamvu hari ibintu ntazi vraiment hari ibintu ntazi bikomeye cyane byatumye bamuhitana mvuze mu rwego rw'amategeko niba koko niba ari bamuhitanye koko hari ibintu bikomeye tutazi byatumye bashaka kumuvutsa ubuzima bwe ariko nanone uracyajijinganya se ko batamuhitanye ukurikije ubu tuve mu mategeko tujye mu byerekeranye nuko tuzi ubuyobozi bwacu imiyoborere y'igihugu cyacu ariko se y'u Rwanda n'ibyo ngo nibyo by'umwana muri udakorwa urutozi iyo urebye ugasa kureba metre mutunzi ukareba rwa Bukamba ukareba ba Karegeya ukareba urumva abo bantu bose bagiye ukareba Rwigara abantu bose bagiye bicwa definitely nta mpamvu yatuma uvuga ko n'uyu batamwishe urumva nubwo mu mategeko ntashobora gustrika ntashobora kuvuga ijana ku ijana ngo uvuge ngo aba responsable urumva ariko nanone niyo bataba nabo by the way niyo bataba nabo ari ikintu abantu bagomba kumenya baramutse reka tuvuge ngo ubahaye dute nibyo nimo kubwira abantu mu kanya narimo ngana n'umuntu uhagarariye Amnesty deputy director wa Amnesty muri kaya karere niyo wabaha dute ya 0.000 iyo dute ukayibahereza iyo umuntu ari muri kashiyo leta afunzwe ikimo cyose kibazwa leta kabone niyo yakwiyahura aho ngaho wowe sinzi niba aho ngaho wowe uri uramutse leta yurimo igufunze polisi igufasha gufunga icyambere ukubaza hari fomu wuzuza icyambere mu bibazo usubiza bagomba gushakamo niba hari indice zigaragaza ko ufite ibitekerezo bya society byo kwiyahura ikindi ni lazima ko iyo ufunzwe buri kanya abantu bagomba kuza kureba ko muri rumu yawe kuza kureba niba ukomeze neza icya gatatu ibintu byose bishobora gukoreshwa mu kwiyahura cyangwa se kuba ari ikintu wakwiyangiza ku mubiri wawe byose bagomba kubivanamo yaba iyo mikandara yaba imyenda yaba nabonye bavuga ngo yakoresheje amashuka aho ngaho iwanyu cyangwa se na hano dutuye kirazira mu mategeko kirazira ko abantu bafunzwe kuri polisi bagomba guhabwa amashuka cyangwa se ibyo kwiyorosa bikozwe mu ntuza muri sponge sinzi mu Kinyarwanda babyita donc ni imyenda ariko udashobora kubaha ngo ibohe donc ku buryo ushobora kwiyahuza ntabwo bibaho donc ni imyenda ibinyerera ku buryo udashobora kwikoresha kwiyahura ntibibaho rero navuga ngo mu gihe rero umuntu ari muri kasho ya leta iyo yiyahuye hagomba kubaho iperereza kugira ngo niba nta icyo bita criminal negligence niba nta criminal negligence yabaye
naho ubundi akenshi muri bihugu byacu turimo kandi niko no mu Rwanda gomba kugenda ibyo bintu niyakuyahura bigomba kubazwa leta bakora iperereza kugira ngo barebe ko leta itabigizemo uruhare mu burangare kuba ntacyo mu burangare bitageze uburangare bigatuma nuko kwiyahura kubaho ndavuga suppose ubwo ndavuga suppose yari 0.000%. So ikintu rero ibyo kuvuga ko ngo ibyo polisi ivuga ngo yiyahuye niyo yakwiyahura stili ntabwo bivanaho leta responsibility bwana Semana. Ariko tukiri aho ngaho turimo kuvuga nyine ikintu gikomeye cyane bimaje kuba umuco ubwo icyo kintu bavuze ngo yiyahuje ngo amashuka. Urabona mu cyumba umuntu niba ari mu cyumba cye cy'umuntu umwe uretse ko nzi mu Rwanda kugira ngo ubone icyumba cy'umuntu umwe hariya kuri za polisi ni ibintu bitariho amufunganywe muri benshi nta kuntu iyo shuka yabona ikintu ayizirikaho ngo noneho uzi iyo umuntu arimo kwiyahura hirya haba hari abandi banyururu haba hari n'abazamu nyine ntago nibura basanga arimo kugongera ataragera ku ntuza ku mwanya wa nyuma hanyuma noneho bakaba bavuga bamutangirira bugufi bakamujyana mu bitaro wenda bikananirana. Ibyo ni ikintu rero kuri ngewe kimaje kuba umuco. Maître Mutunzi ni uko nguko bavuze ngo yariyahuye ngo yanyweye ngo yanyweye za whisky amayoga akomeye ngo muri gereza intuza hariya Indera. Ariko amakuru kame tufitemo abantu bavandimwe inshuti abantu bashobora kutubwira uko ibintu byagenze ndetse umwe wakurikiranye uko byageze ari mu batorotse washoboye guhunga yari avoka ndamushishikariza yuko yampana ubuhamya yari yemeye kuzaduha ubuhamya ku buryo bw'amajwi cyangwa se tukanabyandika wari muri Amerika yarahunze nyuma ya Mutunzi yatubwiye ukuntu bamwiciye kwa Gacinya hanyuma bakora ikinamico umurambo barawujyana bawugeza hariya bakora ibyo bashaka byose hanyuma umugore wa Mutunzi wa Maître Mutunzi yasabye yagiye kumureba mu bitaro agiye kumureba mu bitaro n'abandi b'inshuti biganye baturanye tuziranye nabo bagiye uko bajya kureba autopsy babangira kubaha ntuza ya autopsy babangira kubaha resultat za autopsy hanyuma noneho uko bitegereje ukuntu yari ameze nta hantu na hamwe hari ikintu kigaragaza yuko wenda yagize ahubwo hari ikintu kigaragaza mu izosi yuko amunize kandi amakuru namenye nuko babanje baramuniga hanyuma noneho bageze aho ngaho baravuga ngo nibarangize bamukubita ikintu mu mutwe birarangira. Na Kizito rero hari amakuru biracicikana hirya no hino ndetse bakashyiraho n'amazina y'abantu babifitemo uruhare yuko ndetse bamwiciye ikami kwa gatandatu hanyuma noneho bakore iyo kinamico baravuga ngo yiyahuye. Urumva ibyo bintu ese ko Mutunzi yiyahuye ko ariko batubwiye yankete bakavuga ngo izakorwa uko utaragaragara ngo tumenye yiyahuje iki yageze gute izo nzoga zagezemo gute uhari ubishinzwe kugira ngo amurinde ninde wamuzana inzoga izo nzoga batubwiraga byagenze gute uwo muntu we kuki batamutushyize ku karubanda ngo ahanwe bavuga ati yakoze ibintu yemereye umuntu kuzana inzoga kandi ari mu bintu bibujijwe. Gasa na Didas ibyo bintu byo kwiyahura ndumva twabivaho ni ikinamico. Urabona in fact hariya nkuko sore gatoya iremera narahafungiwe hari intoza hari ubwumba bubiri bashyiramo bwiherereye hari aho nyine bafungirwa abantu bari benshi ariko hari n'utwumba bashyiramo abantu bashyiramo umuntu ku giti cye umwe abamo bari wenyine ariko utwo twuma ni dutoya bo baravuga ngo yakoresheje amashuka ngo yamanika ku kadirishya kariho ferabeto ariko ibyo ngibyo ntibishoboka kuko ndahazi ngiye kumara utwo twuma ndatuzi ntabwo bishoboka kubera ko akadirishya kari kuri ako kadirishya nta ferabeto first of all ihari
nta ferabeti hari wamanikaho amashuka. Icya kabiri akadirishya kari ku kibambasi. Umutse naho niyo izo ferabeti zaba zihari ukamanikaho ishuka kwiyahura ntago byashoboka, kubera ko ubwo waba ureretse waba wegamiye ku ntuza ku kibambasi. Ntago wakwiyahura, ntago ushaka kwiyahura. Ni ibintu urebye ni ibintu scientifique, ntago byashoboka. Ntago ushaka kwiyahurira muri iriya seli y'iremera ko ndayizi no kwagacinya no kwagacinya aho ngaho uvuga naho narafungiwe ndahazi. Kwagacinya nta madirishya abayo, nta dirishya ribayo, nta hantu wabona amaneka ikintu, haba harimo ni ahantu ni kuri sima gusa, haba harimo agatabure kamwe gatoya, ni urugi umuntu aza gufungura gusa akongera agafunga, nta dirishya rihaba, nta gushaka kwiyahurirayo. Ari Remera ariko Gacinya nta hantu ushaka kwiyahurira muri seri ngo bikunde. Ibyo ngibyo ni ubuhenda abana. Gusa nk'uko nakubwiraga njyewe nta perereza nakoze, ndavuga ko ni mpamvu nkomeza nkubwira niyo byaba ari byo ntabwo biva no responsibility, niyo yaba yewe ntabwo biva no responsibility, kuko leta niyo ifite inshingano zo kubibuza, kuko yari mu maboko yayo. Niba yari mu maboko yayo rero, leta yari ifite icyo twita duty to care, due diligence, duty to care. Iyo duty to care rero igomba kumureberera. So iyo nshingano rero yaba yahitashutseho, ibyo nabyo ari byo bizana rero responsibility bwana Semana. Ariko Gasana Didas, tukiri aho ngaho nyine ndagira ngo turebe n'ibindi byose byagiye bikorwa, ibyo twagiye dusanga bimwe ari tekinika bitumvikana. Ubu wavuga yuko kiriya kintu twavugaga ngo umuntu ugiye guhunga ntabwo ashobora kugenda azi yuko yateguye guhunga, ngo agende yitwaje ibikapu, boshye ugiye mu bukwe yambaye neza agira gute abyereka abantu bose. Wavuga yuko wenda bashobora ndetse kuba bari bamutwaye bashaka kumwicira muri kariya gashyamba aho bavuga ari amafoto, uretse ko bamwe bavuga yuko ari amafoto ndetse ari n'aya kera atari ejo bundi, tuvuge ko ari ayejo bundi. Wavuga yuko bamutwaye wenda ba baturage bavugaga ati twabonye abapolisi bamufite, ngo abapolisi n'abasirikare niko abaturage bavuga, tukavuga umuntu akaba yavuga ati wenda ahubwo bari bagiye kumutsinda aho ngaho, bikanga abaturage babona ko bababonye bahindura gahunda, nibwo bamuzereranya aho ngaho bamugeza za Kigali naho hose akaba ari byo azize. Ntago umuntu iyo nzira ntago yavuga ati baramuhushije icyo gihe. Ibi ndabivuga kubera iki? Kubera Gasana yuko uriya Kasiye nta muhanga mu kiganiro nakoranye nawe mu buhamya yaduhaye amaze guhunga, yaduhaye ubuhamya ukuntu bari bagennye kujya kumwica ku Rusumo ngo bagende bamujugunye muri Tanzania bigarukire, ngo noneho bamupfutse mu maso n'iki byose, bageze hariya za Rwamagana za Kabarondo n'ahandi, niko atekereza ko ari muri ako gace kuko ntago yarebaga, ngo noneho ngo bumva BBC irimo kuvuga yuko hari umunyamakuru wa buri urengero n'iki byose, ngo umutima urabarya bari bageze ku mupaka, ngo bageze aho ngaho baravugana hagati yabo ngo bamusubize i Kigali. Nuko nguko yahonotse, ariko ngo umugambi wari kugira ngo bajye kumwicira hanze hariya muri Tanzania, bajugunyeyo umurambo bagaruke, n'abazabibona amaperereza n'iki byose bazavuge ngo yagiye ahunga. Nkeka rero wabihuza n'ibyo bya Kizito byuko nabo bamubonye hariya n'ibikapu, ko bari bafite wenda umugambi wo kugira ngo bamwikize, ku buryo tutanumva impamvu ahubwo babikoraga nyine n'ibyo rujijo dufite. Hanyuma noneho bakikanga wenda abaturage, abantu bababonye bagahindura aho bagomba kubikorera, none bakaba bamuhitanye. Ibyo ntago byaba bifite ishingiro gutekereza gutyo, nubwo tutazi impamvu byaba byakozwe. Urabona ibintu by'u Rwanda biragoye, kuko bariya abantu bakoresha propaganda ikomeye cyane, kandi n'abahanga cyane mu bwicanyi. Rero umuntu yagira hipoteze, ushobora kugira hipoteze nyinshi zitandukanye. Hipoteze rwose wakora ni nyinshi ni nyinshi cyane, nabyo birashoboka.
ariko nuko gusa bigitangira bavuga ngo yagiye gusura iwabo ngo yari iwabo hanyuma ngo afatwa aza kubonwa n'abantuza n'abaturage then ngo abaturage ngo bahamagara ngo baramufata bamushyikiriza ubuyobozi ngo polisi ngo n'abasirikare biragoye cyane reka nkwereke iriya leta ugiye gushaka hypothesis wakora nyinshi cyane rwose kandi byose birashoboka ngira ngo mwumvise abantu bagambanaga Munyuza umuyobozi wa polisi Dani Munyuza aganira n'umuntu wagombaga kwica Rudasingwa ko bavuga ngo nyuma yo kumwica bagomba kumwicira mu Bubiligi ngo bazatwara umurambo ngo bawutware mu Buholandi bajugunye mu Buholandi hanyuma ngo telefone ze ngo bazitware mu kindi gihugu telefone ze ngo bagomba kuzitwara niba ari mu France ibintu nk'ibyo ngibyo samugoye mu kindi gihugu none bazakorera iperereza ngo bazagende ngo bakurikira telefone hanyuma yaramubwira ngo nibashyikayo ngo nibashyika mu kindi gihugu ngo telefone bayivane mu bateri bajugunye hanyuma ngo abazaperereza bazagenda kurikira telefone nibashyika muri iki gihugu nyine babura irengero rye kandi murambo bawutwaye mu kindi gihugu urumva ubwo buhanga bwa kinyeshyamba urumva ubwo n'ubuhanga bwo kwica burenze nta gitekerezo kirimo rero ko wa mugari ibyo uvuga bashaka kumwicira iyo ngiyo hanyuma bakabana abaturage noneho bagaforosa abaturage kuba tubwira biriya kubwira abanyarwanda biriya kandi umenye ko umuturage umubwiye polisi cyangwa se abasirikare babwiye abaturage bati muvuga ibi ngibi impamvu ari byo bavuga wowe reka nkwereke iyo ubona nk'ibintu twaganaga ejo bundi by'abariya ba evode n'icyo byose iyo ubona ujya kubona ukabona minisita areguye ati umuntu areguye ntatange impamvu kumbe yabitegetswe ari leta ari Kagame wabategetse kwegura ariko Kagame biriya byita kuvanwanya ku buyobozi ariko kugira ngo bidasakuza Kagame akababwira ngo mugire mwandike mweguye nawe ukemera cyangwa se ukabona bariya bameya gusa ukabona kujya kwegura bahamagajwe mu nama z'umutekano hari abasirikare umuyobozi w'ingabo mu karere umuyobozi wa polisi mu karere hari ushinzwe RIB mu karere bakamubwira bati sinya ahangaha usinye kwegura ku mpamvu zawe bagasinyaga niko byagenze mu za Bugesera hariya amakuru ndayafite niko bigenda mu Burundi harimo n'abantu babaye intwari babiri ntago tuzi urugo bazabakanira bari babyanze burundu baravuga ati ntago dushobora gusinya ibyo bintu niba rero umuyobozi nka minisitiri cyangwa se umuyobozi nka meya cyangwa se executive secretary umunyamabanga nshingwabikorwa ategeka gukora ibintu gusinya ibintu akabisinya cyangwa se kuvuga ibintu akabivuga gutyo umuturage we birumvikana ko polisi imubwiye iti ubwira abanyamakuru ko byangize ku cyangwa ibyo twafashe tukamushyikira polisi nibyo azavuga nta gitangaza kirimo rero kimwe nuko ushobora gusanga bashaka kumutwara nawe bakamwicira burundu ahubwo bakamwicira burundu bakazavuga ngo n'abarundi bamwishe bakageza ku Burundi biriya byose birashoboka ipoteza zose bakora zirashoboka kuko iriya leta rimwe rero yizwe kuvuga ngo bafite ubukoryo ijana gutegeka u Rwanda imyaka n'imyaniko avuga ati bamaze gukoresha 97 bamaze gukoresha butatu ngo basigaye 97 97 basigaye n'ubuhe mu bwitega amaso biriya rero biriya byo kwica iriya ni leta yica leta y'u Rwanda ni leta yica ni leta yica ibyo ntabanga ririmo iyo ni feye kuko kwica barishe ibyo turabizi kandi kwica barabizi urumva bari mu ntambara bica kugeza saa barakica n'ejo bazica n'ejo bundi bazica urumva abamereza tuzajya tugiye kuri radiyo nyine tuhora mu cyumbo kuko niko iriya leta irica kandi ntabwo tuzekona mu icumi bwa Semana kandi uburyo bwo kwica irabufite n'imbaraga zo kwica irazifite n'uburyo bwo kwica irabufite n'amafaranga yo kwica irabufite bwana
sema none se Gasana Didas reka wenda turebe nta hipoteze nyine kugerageza gucengera kumva ibi bintu bibaye nagahumamunwa nyine bishe Ingabire bishe Ntaganda bishe bariya Byabagamba ibyo ni ibintu bigaragara byibuze bagaragaje aho bari bagaragaje ko badaceceka batagira gute bishe ba Mushayidi ibyo ni ibintu bisanzwe n'ubundi twiteze kandi bizanaba ntago rekane kubinyura no ku ruhande rwose abo bantu kugeza ubu ngubu nubwo tuvugana nabo tuvuga ngo nibakomeze bagire gute ariko tuzi yuko batakira abacu byarangiye nejo mu gitondo bakora izo scenario zose babicisha imodoka bakavuga ngo bakoze accident babaroga babakubita utwo dufuni mu mutwe wabonye yuko umuntu wajya gutinyuka no kuvuga uko abitekereza uko abyumva uko abibona wari warakoze n'ikiganiro ejo bundi cyiza cyane nyine yagisohoye Kizito bamaje kumwica Karasira Aimable nawe yabonye yuko uriya Peter Maheru Karasira avuga ati iyo yaza kwita Maheru kwita mahoro niki ati kuko nabonye nta muco afite ibyiruka bya Maheru nabonye ukuntu yamwadukiriye ni nko kumutanga nawe ati nawe ngo bamujyane Indera ni nko kuvuga ngo abo bantu nibananirana n'iki byose nababarafinda turabica abo ngabo rero byaba ari ibintu kuri njyewe bisobanutse byumvikana ntago tukibafite ntago ari abacu n'ubundi umunsi ku munsi dushobora kuyihanagura nicyo dutegereje kuko iriya ngoma irica ariko nka Kizito Mihigo kuva afunguwe yacishiye make yasabye imbabazi ntago yigeze abagora afunguwe indirimbo ze barazihagaritse ntago yigeze aharanira yuko zongera kugaruka ngo aharanire uburenganzira bw'umuhanzi droit d'auteur indirimbo ze bahitisha izo bashatse izindi barazihagaritse ntajya kuvuga ngo bongere baziririmbe nta kampanye akora bya bindi yarafatanyije uzi ko yagiraga ikiganiro kuri televiziyo umuhanzi ndetse harimo na finansoma y'umugore wa Jeannette Kagame ibyo byose yarabiretse arituriza yibera umuturage usanzwe wigira gusenga wumva nyine yuko nta handi amahoro ayafite ari mu Mana Gasana Didas ibi bintu umuntu yakora iyi hypothèse Kizito nibyo bavuga byo kujya gukorana n'iterabwoba ibyo byo guhunga n'iki byose ni igihu kuri njyewe ntago ndimo kubona wa mugani wawe nk'uko bivuga ni umuntu yakwavansa iyi hypothèse ati azize iki ngiki ni ikintu gikomeye nanjye nta kintu mbona niyo mpamvu nakubwiraga ntibirangoye kubona ikibazo Kizito yarateje Kagame ku buryo Kagame abona ko ashyira ku munzani akareba condamnation international azabona nyuma y'urupfu rwa Kizito agahitamo kugira ngo amwice nayibuze impamvu nayibuze ukaba umuntu ukaba ufite Sankara Karisite hariya wari ku maradiyo ujyaga murabizi ukaba ufite ba Majoro Habibu Mudasiri barimo kwitoza muri Kongo kugira ngo batere u Rwanda ukaba ufite abantu nk'aba ukaba ufite wa mugani wari uvuze mu kanya bariya abantu ba koloneli uriya hoza Byabagamba Byabagamba n'abandi bose mbese agayangiza agahitamo kwica Kizito agomba kuba ari ikintu gikomeye tutazi ariko amaherezo bizamenyekana kugira isange nta impamvu ntayo mbona ikindi ntago ushobora kwica abantu nka Bangabire ntago wabica buriya rega biragoye kugira ngo Bangabire bamwica cyangwa se abantu Ntaganda babica ahubwo buriya bazajya bica abayoboke babo kuko niko bigenda
kuko bareba barabarenze uko bibona nge bareba barabarenze niko ubibona ariko ntabwo ariko bimeze umwicanyi iyo yanyweye amaraso agera aho ngaho agakora hose akica ubu se bariya bagasakure bariya ba sinaporo sinaporo ntiyari yaratuje ntiyagiraga gute ntabwo bizi ukuntu yavuye mu Bubiligi 1998 nako akatuza akagira gute oya ntago nabariya nubwo uvuga uti bazajya bica abayoboke babo bazashakisha ibyo bindi byose ntago tubafite ntago babona ngewe were ushobora kuba uri mukuri cyane cyane ko ibyo Kagame yavuze ko abamuza ku nkeke basaba ibisobanuro ubu ngubu nabo hari ibyo bahugiyemo urumva yabivuze ati ba abandi nabo bafite ibibazo byabo ati aho kugira bazaza kumbaza ibyo ngibyo nabo bagifite ibyabo barahuze bashobora gukora ibyo ashaka ikintu rero cyatuma yica Ingabire uvertama cyangwa se nagana uvertama nacyo cyaba ikintu gikomeye cyane ni kwa kuntu ushyira ku muzo kuvuga uti reka nemere no kondana kuko Ingabire aramutse yica Ingabire condamnation international yagira cyangwa se banaganda urumva yabirenze vraiment yabirenze Kizito Mihigo yabirenze ya Rwigara urumva mpamvu ngiye mvuga ko bakomeza kwica abayoboke babo nuko iyo wishe umuyoboke we bituma iyo wishe Semana uri umuyoboke we bituma nadatinya akavuga ata sinzabere nka Semana donc ukaba nyine ukaba uragize ukamuciye intege ko ntacyo umukoze ukamureka guma aho ngaho niyo mpamvu wabonye nk'igihe cya Green Party bikivuka bigikomera igitangira ntabwo bishe Frank bishe ntuza wari umwungirije impamvu ni uko mu manuza mpuzamahanga mu maradiyo mpuzamahanga bavuga Frank umupoza bavuga ni Frank cyane urumva mwica rero bakaba ubona ko donc directement ari we uzatunga gatoki noneho cyakora tereka n'iki nguyu utazwi cyane ubwo ndaba nishe ibintu bibiri nkoresheje ibuye rimwe icyambere ndaba nk'uyu nkokora abantu bashaka gusanga uyu mugabo abayoboke bashaka kwisanga muri Green Party baza bareba ibibaye kuri Rwisereka icya kabiri ndaba nteye ubwoba n'umuyobozi we arabareba bizamubaho si wose nyuma yaho we Frank yaje guhunga wongeye ntanga mu Sweden ariko kuvuga unoza umwicanyi hari igihe wa mugani umuntu avuga ibintu bikurenga avuga uti kambaye reka mwice nduhuke no kugeza isaha kuba ntaganda kiriho cyangwa se Ingabire kiriho ntabwo ari suko ntabwo ari impuza kuba imishwi ikiriho si mubiza agaca agize Imana yabica agize Imana bavaho urumva ntibaba batagihumeka ariko rero none ari condamnation international yagira bigatuma tekereza kabiri hagiye rero iziramutse zishize rero izo condamnation abatsinda ndeme ndazisimamiye ndazihagararira yabica gusa kuri isangewe ntabwo mbibona ko bigiye kuza ariko wenda amaherezo bizaza bwana Semana none reka dufate ku yindi ntera rero turimo kuvuga umuhanzi Kizito Mihigo kandi mbere yo kuba umuhanzi ni umunyarwanda ndetse mu ndirimbo ye igisobanuro cy'urupfu avuga ati aho mbere yo kuba icyuri cyo ndi umunyarwanda yayishyize mu bibazo cyane n'ubu abana bazakora babyibuka bazabyiga no mu mateka tuzajya tubibigisha n'abandi bazabyandika ndatekereza rwose no mu gitabo nzandika niba Imana imfashije icyo kintu nzakigaruka cyane nerekane yuko hari umwe mu bajene mu bantu b'urubyiruko
utinyuka kuvuga ati mbere yo kuba ibyo ndi umunyarwanda, iyo siroga vide, icyo kintu, iyo ndirimbo irimo ubusa ya leta ya FPR Inkotanyi na Paul Kagame, avuga ati mbanza kuba umuntu. Kuba umuntu ni iki? Ni ukumenya kanaka yarababaye, nanjye narababaye, twese twarababaye, agombye icyubahiro, agombye kwakirwa nk'uko nanjye nakirwa. Abo bana bishyurira amafaranga y'ishuri abandi ntibabishyurire, nabo bagomba kumva ko ari abantu, ko ari soresitoye n'aba. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane yari yasesenguye muri kiriya gisobanuro cy'urupfu. Ndi umunyarwanda, ibanzirizwa na ndi umuntu. N'aha ngaha nibyo bituma abantu babana neza, ntago bakundana, reka tubivuge, ntago amashyaka nabo bahora bacagagurana bagira intuza, ariko baravuga icyo kintu ati twese turi abantu, reka mwubahire ko ari umuntu. Ibyo bindi ntago ntegetswe kumukunda, ntago dutegetswe gukundana iwacu, ariko dutegetswe kubahana, yuko kanaka ndamwubaha n'umuntu, ndubaha n'ibye nakubaha ibyanjye, ni lo minimum yo kugira ngo abantu babane neza. Icyo kintu rero cyari gikomeye cyane kandi kirakomeye, ndakeka. Reka noneho turebe mu ndirimbo ze, mu butumwa no mu bikorwa yakoraga, uretse ibintu byo gusenga Gasana Didasi, nk'ibintu ubu twavuga yuko byabaye nk'umusemburo wenda urubyiruko wenda rushobora kuzubakiraho, cyangwa se n'abandi bantu abanyapolitike bashobora kuexploita, cyangwa n'abandi muri droit de l'homme, no kuvuga abantu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ni nk'ibiki ubona kuri wowe asize byaba umusingi, umusemburo wa societe nyarwanda yumvikana, irenga ibibazo by'amateka mabi twanyuzemo, ireba ubumuntu, ireba ubumwe? Nibyo biruvuze cyane cyane biriya byo akangurira abantu kumva agahinda k'abandi, biri mu gisobanuro cy'urupfu nyine, aho uvuga ati abishwe kubera ko ari abatutsi, birumvikana ni ukubazirikana, ariko ntibivanaho nanone ko umuntu yibagiza abishwe bazira kwihorera. Bose urupfu bose ni bamwe, bose barababaye, bose hari abari mu ijuru kubemerera ijuru, hari abari kuzimu kubemerera kuzimu, bose baragiye kandi basize imiryango, basize imfubyi, basize abana, basize abafasha, basize abavandimwe, basize inshuti. Bose rero bagomba umwe yumva akabura kundi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, nkeka ko abana bato bakura, urubyiruko rw'ejo hazaza, ari ikintu bagomba gutera konte cyane, kumva ko buri muntu akaboro bakanganya. Ikindi nane bakivuze mu kanya, ubwo ndasubira mu byo uvuze, usibye kubidevelopa gatoya, ibyo byanda umunyarwanda nyine urubuze neza, ntago mfite, nta responsabilité mfite, nta responsabilité légale mfite zo gukunda wowe cyangwa se gukunda umuntu wanjye, nta gukunda umuntu, ntayo gushaka kutagukunda. Icyo gusa inshingano mfite ni ukuba uburenganzira bwawe, urumva, kutaguhutaza, ufite uburenganzira ku buzima, kwica, kutavogera umutungo wawe. Donc kuba uburenganzira bwawe nawe kubaho ubwanjye nicyo dusabwa. Ibyo rero bisaba ko umunyarwanda, ibyo bisaba ko uri umuntu wumva ko kimwe umuntu umunyarwanda iyo yari muri Amerika, bari muri societe multiculturelle, donc dusanga n'uburyo ubunyarwanda icyo gihe bitagifite relevance cyane mu byarimo, ariko muri Amerika umunyamerika yamwubera ko ari umuntu nkawe, afite uburenganzira n'ahabwa amategeko muri Amerika, kimwe nawe uri bwana Semana, nanjye aho ndi. So icyangombwa n'ubwango cyose y'abanyarwanda n'ubwango, twubahane, twuburenganzira bwa buri umwe, ndetse gukundana, nta tegeko rivuga ngo dukundane cyetse iby'Imana. Imana nivuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda, ibintu nk'ibyo, ariko mu mategeko yose muri secular democracies nta, donc uburenganzira bwanjye n'uwo bwawe impo entre nibyo Semana.
hanyuma rero muri ibyo ngibyo nyine wenda ndabigarukaho ndetse mu kanya turimo gusoza kino kiganiro kidasanzwe nyine icyo ngiye gusorezaho kugira ngo tujye turebe none n'ukuntu yabonaga abantu hanze y'u Rwanda uko ababona. Icyo nashaka kugira ngo nceho n'akarongo ni umuntu wakoreye iriya ngoma uko yayikoreye nta kintu atakoze ngo ayishimishe. yaririmbiye ndetse rwose abana ba Kagame ngo bajyaga bamukunda cyane ku buryo na biriya ziriya ndirimbo ari mu bantu bahimbye indirimbo imune nationale y'igihugu. Hanyuma noneho indirimbo ye yabaye iya kabiri, niba ntibeshye neza ni iya kabiri cyangwa iya gatatu mu gihugu hose. Icyo gihe niho yatangiye no kumenyekana, nibwo yabonye n'uburyo bwo kuza kwiga ibya muzika, ari leta imuhaye ayo mahirwe yo kuza kwiga ibya muzika. Ariko na Kiliziya yari yaramufashije, ariko Kiliziya itabiha agaciro, bizamura hejuru cyane nyine. Nubwo yamufashije mu kwiga amasomo asanzwe mu seminari, aho yigiye muzika, ariko ntago biri mu ntuza zabo babonaga yuko bateza imbere umuhanzi nk'uwo bize. Icyagaragaye rero maje no kwiga ibyo bya muzika binononsoye, yagize gute, yaranabaririmbye, reka tujye tubivuga, yarabaririmbye. Wavuga yuko hari nkaho wavuga ati intare ashaka abashimagiza, hari nkaho avuga ati mwe kudutobera amateka, ati jenoside nitwe jenoside. Ibyo ngibyo yarabiririmbye. Hari ibintu byinshi. Wavuga yuko Kizito Mihigo ubuzima bwe navuga yuko muri theologie bavuga ibintu la conversion, bivuga gutera intambwe ku yindi, ukarinda hari ibintu wari warinjemo wenda ubona, hanyuma noneho ukabona ukuri, ukabona urumuri rwisesuye. Ibyo byose nubwo nta rwango yari afite ntaki, ariko yaragiye no kugwa mu mutego nyine w'iyo ngoma, agera noneho hariya ku isonga. Wavuga yuko iriya ndirimbo igisobanuro cy'urupfu nyine, naho ndi umunyarwanda nyine, ndi umuntu igibanziza, ndi umunyarwanda, yari yageze hejuru, yabonye yuko ibyo yagiye bamushimashima, akabaririmba izo ndirimbo zibashimisha zigira gute, yuko yari yaribeshye. Nkeka yuko biri mu bintu byatumye wenda bamubona bakavuga bati ibyo yajyaga turirimbira ateshutseho, ni ukuvuga ntabwo kiri umwana wacu. Niko ngiye mbisobanura, ariko niko tumeze nyine natwe. Twakoze muri iriya sosiyete turabizi, gasa na didasi. Hari nk'ibyo wenda twanabonaga bimwe tukanga nko kubisohora, tukakora ankete, wagera ukabona ati igihe ntikiragera, hakaza ibindi. Na Kizito yakoze urwo rugendo, niko nyine ubuzima bwacu bumeze. Agera noneho yarageze kwisonga. Noneho ikindi nsorezaho kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu, ni umuntu abakene, nubwo yageze hejuru akaminuza, akagira gute, ubwo butegetsi bwose ntaho batisanga, ntago yigeze yitandukanya n'abakene. Yajyaga ajya gusura, ndibuka yuko bamuhaye n'akazi ko kujya kubwiriza abanyururu, akajya kubigisha muri gereza. Ni ubutumwa hari nabwo bwari bukomeye, bavuga bati ubwo hari umuntu w'umututsi uza kwigisha abo bantu, bazanahinduka n'iki byose, bamwe birashoboka. Ariko ni ikintu yakoze. Hanyuma noneho biza kumugeza ku yindi ntera yo kubona, ngira ngo ahari yo gushishoza, akabona abo bantu ko bababaye, akabona ati nubwo natwe turi abacitse ku icumu, atari ko hari abandi babayeho nabi, kandi tuzi amateka yabo. Kiriya gihugu yarakirimo, azi ibyabaye ku mpande zose. Nkeka ari ibyo byamuhaye urwo rumuri rwo hejuru. Noneho dusoza rero ikiganiro cyacu, hanze ntago yabonaga abantu bo hanze nk'uko abandi, aba bahayimana Philippe ngo bagiye kwiyamamaza, bavuga ngo bazaza ngo gucyura ngo abantu bari muri diaspora, ngo babajyane ngo muri za gacaca, ngo bashinge za gacaca zo hanze. Abandi bariya bakanishi bahoze mu Bubiligi, babona abantu bo muri diaspora bakababonamo abicanyi gusa, cyangwa ba Olivier Nduhungirehe. Kizito yabibonaga ukundi. Hari indirimbo yahimbye rwose, kandi avuga ati
twese turi abana b'u Rwanda. Amerika n'Uburayi, Aziya na Afurika, Australia n'ahandi hose, ati ibyo bihugu nibiducumbikire, ariko ntitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda. Icyo kintu cyo gufata abantu bose akabumva, nubwo mwahunze ku buryo butandukanye, bamwe ari ukubera ubwo butegetsi, abandi ari ukubera kujya kwishakira imibereho, ibintu bitandukanye, atariko aho uri hose ujya wibuka kuri umwana w'u Rwanda. Gasana Didas, icyo kintu ni ikintu gikomeye. Abantu batekereza yuko abantu bari hanze ari abana b'u Rwanda ni bakeya. In fact ibyo nibyo nyine yazize, ibyo nibyo yazize. Uribuka aje kwiga mu Bufaransa, amaze kwiga ibya muzika, yatangiye kwigisha music mu Bubiligi. None niba yibuka neza icyo gihe leta nibwo yatangiye kuvuga ko ngo agenda ngo yimenyerezanya n'abantu bakoze jenoside mu Bubiligi. Urumva? bakamutumira mu bitaramo ngo akajya kubareba ibintu nk'ibyo ngibyo. So wa mwana rero bari bazi ko ari uwabo, noneho ngo bateganya kugira umujinya yuko ngo atangiye kwimenyekanisha mu Bubiligi, atangiye kwisanga mu bantu bakoze iki, bakoze jenoside. Uzibuke neza, sinzi uzasoma inyandiko yanditswe na ntuzana Gasamagera Werarisi, uriya hoze yari senateri usinzi iki n'icyo kuvuga cyore. Donc iyo nyandiko yanditse tariki ya 5 muri Gicurasi mu 2014, urumva? Avuga ko ngo donc yibagiwe icyari cyo, Kizito Mihigo yibagiwe icyari cyo, ngo yatangiye neza, avuga kwiyunga, avuga atangira nyine mbese nyine kwiyunga, ariko naho ngo aho yagiriye mu Bubiligi atangiye kwica, ngo atangiye kwihuza n'abantu bakoze jenoside, ngo yibagirwe icyari cyo. Ngo ko naho guhimba indirimbo ngo zirimo izo ngizo ngo igisobanuro cy'urupfu, izindi zo bita ngo izindi zo bita iteme ntarwo ngize nandayumva ngewe. Noneho babona ko atari wa muntu wabonye. Donc batangiye kuvuga ko wa muntu w'umucikacumu noneho atangiye kwifatanya n'abantu bakoze jenoside, noneho batangiye kubona atari uwabo. Cyo nakubwiraga rero cyo iriya leta y'u Rwanda, donc ni twebwe kontrebo, ariko we niba yarabonekewe, niba hari influence nyine abantu yagize wenda hanze, abona agana n'abantu, yumva mu by'ukuri abona ko ibibazo by'u Rwanda atari kubirebera muri yanguni imwe y'ukuntu FPR bibona. Donc yagura amarembo abona ibibazo by'u Rwanda kuruta uko babibona kuri bo. Rero kuri FPR cyari cyagikomeye cyane. Ibyo nibyo ngibyo rero yazize. Mu ndirimbo nyinshi bakurikiye harimo ngo yibise ibishyimbo bibi, sinayumvise. Kiriya gisobanuro cyo ni ikintu cyabazengereje cyane. So ubona nyine ko yabatengutse. Byamuviriyemo rero biriya byaha byose nta na bimwe nemera. Donc no gusaba imbabazi by'ibyaha, ko yaragiye akamera ibyaha byose ni presiyo, nkeka ko ari presiyo ni torture bamukoreye. So niko nguko rero yaje umwana wari uwabo, babona ko ari uwabo, yaje kuva ku ibere. Kimwe nuko abantu bose bakora FPR bagenda bava ku ibere mu buryo butandukanye. Ariko nyaga ko abantu bumvise ubutumwa bwe yuko twese turi abana b'u Rwanda, ari muri Amerika, ari mu Burayi, bose n'abana b'u Rwanda. So ababyumvise iyo message bagumamo, abatarayumvise bagashaka kumuhitana, ushobora kwica. Ntabwo ibitekerezo bye bijyana nawe bwana Sema. Amerika n'Uburayi, Aziya na Oceania nibiducumbikire, ariko ntitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda. Amerika n'Uburayi, Aziya na Oceania nibiducumbikire, ariko ntitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda. Uburayi na Amerika, Aziya na Oceania, ibihugu bya Afurika biraducumbikira.
ruhukira ariko ntitwibagirwa ko turi abana b'u Rwanda. Turagenda tukiga tugakorera amafaranga, tugashaka akazi tukiyubahisha, tukagira ijambo, tukereka amahanga ko Rwanda wareze neza. Ariko ni hahandi dukenera kugaruka ku isoko, kuko utazi yava ntamenye yajya. Amerika n'Umurayi, ibihugu byose, Aziya na Oceania, isi yose ibiducumbikire, ariko ntitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda. Amerika n'Umurayi, Aziya na Oceania ibiducumbikire, ariko ntitwibagirwe ko turi abana b'u Rwanda. Isi yose, Amerika, Aziya na Oceania, ibihugu bya Afurika biraducumbikira, ariko ntitwibagirwa ko turi abana b'u Rwanda. Tusoza ikiganiro cyacu rero nyine inyuma y'iyo ndirimbo nyine twese turi abana b'u Rwanda, ntitwibagirwe ku ivuko, nicyo yatubwiraga, nibwo butumwa bukomeye ati hose hose nuhaha ugire gute ariko ujye umenya ko uri umunyarwanda. Kandi koko nibyo. Hari noneho yabaye umuntu w'umuhanzi w'umukirisitu muri Kiliziya Gatolika. Ubu kugeza ubu ngubu dukorana kino kiganiro ku buryo nyine bwihuse, nta hantu nta butumwa ndabona kuri izi mbuga nkoranyambaga za basenyeri cyangwa se urwego runuru rukuriye Kiliziya yasengeyemo, yahimbiye indirimbo nyinshi cyane. Ibyo bintu ntabwo wenda byaba ari bya bindi byo kuba dufite nyine nabo bantu bo muri ayo madini, ukaba randa serivisi, ni ukuvuga ugakora akazi kawe uko bigombye nk'umuntu wabo, ariko bakabanza kureba hirya no hino kugira ngo babe babwira n'umuryango we cyangwa abakunzi be bati mwihangane, adusigiye uhamya gute, no kuba bakwamagana n'ibi bintu bimuhaye, no kusaba yuko haba n'amapereza yigenga nk'izo autobusi, bakavuga bati ntabwo dushaka ko bijya muri polisi, tujyana ahandi hantu batubwire ukuri kukuri. Nk'icyo kintu uretse Padiri Thomas we n'umunyapolitike birumvikana niwe wabifatiye hejuru, aravuga ati ni gahini ati Paul Kagame na FPR Inkotanyi, ati ayo maraso ya Beri, ati ayo maraso azabahamati kandi ndabavumye. Ubwo niko Padiri Thomas yabivuga. Ariko abandi mu bayobozi ba Kiliziya y'u Rwanda nibyo nshaka kuvuga, nta kintu ndabona. Icyo kintu nkawe Gasana Didasi ukibona gute muri ubu buyobozi bwa Kiliziya nyine? Kandi Kiliziya ni c'est une autorité morale, ntabwo ari ubugwari, ntabwo ari bya bindi duhora tuvuga yuko yarangije kwinjira mu rwasaya rw'intare, kandi yagombye kurebera intama zayo cyangwa abayoboke bayo. Buriya bazategereza icyo leta ivuga, bazagereza icyo leta ivuga, cyane cyane ko Kagame niwe muhaye imbabazi. Buriya bategereje kureba ko Kagame hari ubutumwa yatanga, cyangwa se Jeannette hari ubutumwa yatanga nabo bakaba basubiramo, ko ni gutinya nyine, baba batinya nyine kudakoma rutenderi. Ni bya bindi nyine ngo ni bya bindi, ni nka bya bindi byanuza bya wa mugani w'intuza wa Bakame n'intare n'intuza n'ikisingira ngo sinango ntiyareze kuri kanungu yabigishwe. Sinzi uko abanyarwanda bivuga, baba batinya. Kandi nyine birababaje nyine, birababaza ubundi nyine ko twese turabana b'Imana. Kiliziya akaba ifite inshingano yo kutuvugana twese, ariko nyine iyo
kiliziya iri mu butegetsi nka buriya muri situation politiki nk'iriya ku kibazo nk'iki ngiki kubera ko baba batinya gukoma rutenderi birababaje kuba ntacyo bavuga. biragoye kubyumva Gasana Didas nkatwe nyine tuba twaravanyagaho ukuntu yo nyine njyewe kubera yuko nyine niyo kiliziya nayibayemo n'abayirimo ubu ngubu navuga yuko ari generation yanjye n'abantu tuziranye. Hari abapadiri bageze kuri 5 nanyuzeho rwose bari mu Rwanda, babwiye nti ndagira ngo mumpe ubuhamya ukuntu Kizito Mihigo abasigiye iki muri kiliziya y'u Rwanda, ayisigiye iki, ni iki muzajya mwumwibukiraho, ni iki mwakwifuza yuko cyakomeza mu byo yari yaratangiye, wenda hakavuka abandi bakomeza icyo gikorwa, ni iki mwasigasira. Ibisubizo nagiye mbona biratandukanye, ariko byose nabikubira mu butumwa bumwe kandi bw'ubugwari. Bakavuga ngo wasengo ngo ntiwabibonye se uko byagenze, ngo natwe niko turimo kubikurikira, ngo ntago dushaka yuko ejo natwe byadukururira ibindi bibazo. Ukibaza rero uwo muntu wabafashije mu ndirimbo za kiliziya, wabafashaga kujya gusura nabo bantu muri gereza, wabaririmbiraga neza bakaryoherwa bakagira gute, ariko akaba atatinyuka akavuga ubutumwa busanzwe, avuga ati wenda urubyiruko rwamukundaga, turifuza yuko bihangano bye bya kiliziya gatolika cyane cyane izo ndirimbo z'Imana yuko zasigatirwa guri, ukumva ntibashobora gutinyuka no kuguha uko bumvishe uko bakiriye n'ibyo bintu, ati twababaye ariko ntago dushaka no kugira ngo bamenye ko aho duhagaze. Hari n'abandi bari mu buhungiro, iyo mvuze mu buhungiro naba nkabije kuko hari abahari baje kwigira amasomo yabo bahari, nashoboye kuganira nabo rwose, bakambwira bati yawe urabona se ejo bundi natwe tuzasubirayo, ati ntago dushaka kwiteranya n'iyo ntuza, Imana turamusengera imwakire, ariko ntago ubutumwa bwacu turabutanze n'ubwo ngubwo, ntago dushaka kujya ku karubanda. Ugasanga nabo baraho ngaho, ariko nkibaza hari muri filozofi personalisme, no kuvuga iyo umuntu witwa Emmanuel Muni avuga ati le chrétien debout, no kuvuga ngo niba uri umukristu udashyushye udakonje, udashobora kugaragaza ibitekerezo byawe, udashobora kugaragaza uko wumva ibintu, ubwo bukristu ni nyabaki. Ni naho nkeka yuko Nietzsche na Jean Paul Sartre n'aba filozofe bo muri bihugu mu France, Nietzsche akaba ari n'umudage, bavuga bati ubukristu ntacyo bumaze iyo bavuye mu misa bavayo bajunjamye, ati ubwo ngubwo rero nta buzima buhari, ahubwo hari y'urupfu. Nanjye kuri njyewe ni deception, ni ikintu kibabaje Gasana Didas, no kugira ngo nkibwira aba bantu badukurikiye bagira gute, tuba dushaka umusemburo w'ibyiza asize cyangwa se kanaka wundi asize, tubisigasire kandi duhamagare n'abandi urubyiruko kuba barusigasira. Reka dusoze rero ikiganiro cyacu Gasana Didas kibaye ku buryo budasanzwe nyine. Niba hari ubutumwa ufite bwihariye bwo kugeza ku bakunzi cyane ba Kizito Mihigo, barababaye, twese turababaye, nanjye n'umukunzi wanjye ni n'inshuti yanjye ndamuzi, umuryango we birumvikana, umukecuru usigaye iheru n'abandi, ubutumwa ni we wabagezaho ubutumwa uko ushaka kubagezaho Gasana Didas. icyo nabwira inshuti ze n'umuryango we ni ukubihanganisha, hanyuma kandi nkabwira ko nubwo Kizito Mihigo tuvuyemo, ariko ntabwo agiye ari mu mitima yacu, azaguma mu mitima yacu, kandi ibyo yaharaniye turabisigaranye, ubutumwa twigejejeho turabisigaranye, turabuzi, tuzaguma tubuharanire. Icyo tumugomba ni uko yigishaga tuzaguma tukabyigisha, tukabigira ibyacu, kandi nkaba mbwira abanyarwanda muri rusange yuko umunsi Kizito Mihigo ejo azaba wowe, ejo bundi azaba njyewe, azaba kanaka. Nk'uko nabivuze, iriya leta yahereye muri 1990 kugeza iyi saha ikica uwo bitarageraho, nawe ejo bizamugeraho.
utaricirwa umwana we yiciwe umubyeyi we, utaricirwa umufasha we yiciwe inshuti, yiciwe umuvandimwe, utarageraho ejo bizamugeraho. Nkaba numva rero ko abanyarwanda muri rusange ari inshingano yabo yo kuvuga tuti guhora mu kiriyo birarambiranye, bagashaka uburyo bahindura ubutegetsi mu Rwanda. Icyo ni ikintu mpamagarira abanyarwanda, ni ikintu mpamagarira abantu. Bitaba ibyo ngibyo tuzahora mu kiriyo, turategereza uyu munsi noneho hapfuye nde, uyu munsi hapfuye nde, niyo tuzahoramo. So ni inshingano y'abanyarwanda rero aho bari hose, ni inshingano y'abanyarwanda bari mu Rwanda baba abari hanze, yo kugira ngo bashake uburyo bavanaho ubutegetsi bw'abicanyi buri mu Rwanda. Bwana Semana, ndagushimiye cyane, urakoze cyane, mukomeze kwihangana namwe. Urakoze Gasana Didas, urakoze namwe mwari muduteze amatwi muri iki kiganiro kidasanzwe ku muhanzi Kizito Mihigo bahotoye bishe. Nanjye ubutumwa bwanjye ndabukubira muri iyi ndirimbo ye, uzaba intwari mwana wanjye. Ndigikano cy'imbaga umusore w'igituza gihanitse ibyuma rutegesha rwa kamanzi ndinko y'amashyengo gahore. Mwana wanjye uzaba intwari, ndagukunda kandi nkunda u Rwanda, niyo mpamvu ngiye kurugutura. Uzarubera intwari, uzaba ingenzi wunganira imanzi, uzaba ingenzi wusa ikivi kimena. Mwana wanjye uzaba intwari, ndagukunda kandi nkunda u Rwanda, niyo mpamvu ugiye kurugutura. Uzarubera intwari, uzaba ingenzi wunganira imanzi, uzaba ingenzi wusa ikivi kimena. Kibondo ngiyi impano iruta izindi igihugu cyacu Imana yaduhaye, tutabiyisabye tutanabihisemo. Twavutse dusanga turi abanyarwanda, dusigasira uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze dukunze, ikatwifuriza ineza, ikaturaga umunezero. Mwana wanjye, saro ryanjye, ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami. Umwami uruta abandi yaduterekeye ku ruhimbi. Ese naturwana ngeze iyi mpano irenze kuririmba, kuwa turukesha niwe umuhanzi mukuru ni Mwana. Mwana wanjye uzaba intwari, ndagukunda kandi nkunda u Rwanda, niyo mpamvu ugiye kurugutura. Uzarubera intwari, uzaba ingenzi wunganira imanzi, uzaba ingenzi wusa ikivi kimena. Mwana wanjye, aho uzajya uba uri hose, ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari. Ubutwari twese buratureba, ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda. Nawe muganga b'intwari uvura abantu, mwarimu nawe urera uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo. Niba uri umuhanzi w'indirimbo, izakubera inzira y'ubutwari. Niba uri umukinnyi w'umupira, izakubera inzira y'ubutwari. Wowe mworozi nawe muhinzi, izakubera inzira y'ubutwari. Wowe usudira nawe mukanishi, izakubera inzira y'ubutwari. Padiri, furere n'umubikira, izakubera inzira y'ubutwari. Pasitoro, porofete na shehe, izakubera inzira y'ubutwari. Wowe ushinzwe isuku n'isukura, izakubera inzira y'ubutwari. Wowe utwara abantu mu muhanda,
azakubera inzira y'ubutwari. Mwana wanjye uzaba intwari, ndagukunda kandi nkunda u Rwanda, niyo mpamvu ugiye kurutura. Uzarubera intwari, uzaba ingenzi, uzaba ingenzi wunganira imanzi, uzaba ingenzi wusa ikivi kibera. Mwana wanjye uzaba intwari, ndagukunda kandi nkunda u Rwanda, niyo mpamvu ugiye kurugutura. Uzarubera intwari, uzaba ingenzi, uzaba ingenzi wunganira imanzi, uzaba ingenzi wusa ikivi kibera. Mwana wanjye uzaba intwari, ndagukunda kandi nkunda u Rwanda, niyo mpamvu ugiye kurugutura. Uzarubera intwari, uzaba ingenzi, uzaba ingenzi wunganira imanzi, uzaba ingenzi wusa ikivi kibera.